Imana iguha umugisha wowe udukurikiye. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bimenyetso bitanu bigaragaza ko washyizweho ikimenyetso n'Imana. Ibimenyetso by'uko ufite ikimenyetso cy'umwuka kuri wowe. Hari ikintu gitandukanye kuri wowe. Ufite imico n'imyitwarire y'ubumana. Nk'uko hariho ibimenyetso bigaragara ku mubiri w'umuntu, habaho n'ibimenyetso by'umwuka abantu babana nabyo bigaragaza ubudahemuka bwabo. Umuntu ashobora gushyirwaho n'Imana ikimenyetso cy'umwuka kimutandukanya n'abandi. Iki kimenyetso kigushoboza gukomera kandi gishobora no gutuma ugirira umugisha ku bantu. Abantu bakuzengurutse bashobora kudasobanukirwa ibyo ari byo, ariko baba babibona ko kuri wowe hari ikintu kidasanzwe nubwo batabasha kugisobanura. Muri iyi video tugiye kuvuga ibimenyetso byerekana ko ufite ikimenyetso cy'Imana kuri wowe. Biroroshye cyane kudasobanukirwa cyangwa kutamenya ko uriho ikimenyetso cy'Imana. Iyi niyo mpamvu ari ngombwa kumenya ibi bimenyetso bizakwereka ko ufite ikimenyetso cy'Imana kuri wowe. Nk'uko hariho abashyizweho ikimenyetso cy'ibibi, hariho n'abashyizweho ikimenyetso cy'ibyiza. Turi kuvuga ku bimenyetso byerekana ko ufite ikimenyetso cy'umwuka kuri wowe. Niba warigeze kwiyumvamo ibintu bidasanzwe utabasha gusobanura, iyi video ni iyawe. Hano hari bimwe mu bimenyetso bishobora kukubwira ko ufite ikimenyetso cy'Imana kuri wowe. Ikimenyetso cya mbere kizakubwira ko kuri wowe hariho ikimenyetso cy'Imana ni ukugirirwa neza mu buryo budasanzwe. Ibi tubivuga mu gihe wagiriwe neza n'umuntu mu by'ukuri, mu bigaragara ubona adafite impamvu n'imwe yakabaye agufasha. Ushobora guhura n'umuntu ari ubwa mbere ariko akirekura, ndetse ukanabibona ko hari byinshi yigomwe kugira ngo agufashe. Ushobora kubyumva ukumva atari rimwe gusa bikubayeho, ahubwo bikubaho kenshi. Inshuro nyinshi abantu bagufasha ubona babikora babikeneye, bakagufasha ubona bibavuye ku mutima. Abantu bumvise ijwi ryawe gusa cyangwa bakakubona baragukunda nta mpamvu. Iki ni ikimenyetso ko ufite ikimenyetso cy'Imana kuri wowe. Abantu bagufasha nabo ubwabo ntibabasha gusobanukirwa impamvu babikora. Icyo bamenya gusa ni ukumva bashaka kugufasha. Biba bimeze nk'aho hari imbaraga zitagaragara ziri kubasunikira ngo bagufashe. Iyo Imana ishyize ikimenyetso kuri wowe, ushobora kubona ubufasha budasobanutse impamvu yabwo. Urugero rw'umuntu wahuye n'ubufasha budasanzwe ni Esiteri. Yari umukobwa w'imfubyi warezwe na nyirarume, ariko yatoranijwe mu bagomba kuvamo umwamikazi. Birashoboka ko abakomeye benshi bari batanze yewe n'ibiguzi kugira ngo abakobwa babo bagire ayo mahirwe, ariko ntibari bafite iki kimenyetso. Esiteri yaratoranyijwe ajya mu bagomba kuvamo umwamikazi, ndetse nk'aho ibi bidahagije yakomeje kugirira umugisha no ku nkoni y'umwami yarindaga abagore. Soma muri Esiteri 2:15. Esiteri yakomeje kugirira umugisha ku bamurebaga bose. Bisa nk'aho yari afite ikimenyetso cyatumaga abantu bose bamwitaho, yewe n'umwami yamuhisemo amugira umwamikazi nubwo atarazwi ibwami. Ugereranije n'amateka ya Esiteri, ukaba ugenda uhura no kugirirwa neza kenshi. Iki gishobora kuba ikimenyetso ko Imana yagushyizeho ikimenyetso cyayo kugira ngo abuhura nabo n'abakubona bose bakugirire neza. Hariho abantu bafite ubwiza, baba abagore cyangwa abagabo, ariko batagira aya mahirwe yo kugirirwa neza n'abantu. Ibi bihita bikwereka ko atari ikibazo cy'uko ugaragara, ahubwo birenze ibingibi. Ibikubaho birenze uko ugaragara. Ikimenyetso cya kabiri, uhura n'uburinzi bw'Imana budasanzwe. By'umwihariko nk'igihe wisanze mu bintu byabasha kugukomeretsa cyangwa bikanakwica, ariko Imana ikagushyiraho uburinzi bwayo, ukava mu bintu biteye ubwoba ntacyo ubaye. Bimwe mu bintu wanyuzemo byari mu rupfu, ariko Imana yarakurinze. Ibirenze uburinzi busanzwe, Imana ikurinda n'ibibi biri mu migambi y'abantu bakwanga n'ibitero byose bya Satani. Ibintu byinshi nk'ibi ngibi, yewe ibyinshi muri byo ntunabimenya, kuko Imana ikugotesha ingabo y'uburinzi bwayo. Ikimenyetso cy'Imana ku buzima bwawe kikubera uburinzi bukurinda umwanzi wese, kikakubera ingabo ikurinda imigambi yose y'umubi. Mu by'ukuri umwanzi wese ushaka
kukubabaza arabimenya ko ushinganye kuko uriho ikimenyetso. Zaburi y'105 umurongo wa 15 Imana irategeka iti ntimukore kubona asize, ntimugire icyo mutwara abahanuzi banjye. Imana yatanze itegeko ry'uburinzi ku bantu bayo kugira ngo hatagira ubagirira nabi. Abo bantu Imana yabashyizeho ikimenyetso, ibasiga amavuta. Igihe Abisirayeli batsindaga Abamori, tubisanga mu Kubara igice cya 21 n'icya 22. Umwami w'Abamowabu yagize ubwoba cyane, bituma ahamagara Balamu umuhanuzi kugira ngo avume ubwoko bw'Abisirayeli. Inshuro zose Balamu yagerageje kuvuga ntiyabashije kubavuma, ahubwo yakomeje kubahesha umugisha. Buri jambo ryose yavugaga ryabaheshaga umugisha. Imana irinda abantu bayo ku rwego n'umuvumo utabasha kubafata. Iyo Imana igushyizeho ikimenyetso cyayo irakurinda. Niba inshuro nyinshi ujya uhura n'uburinzi bw'Imana ubona utabasha gusobanura, icyo gishobora kuba ikimenyetso ko ugendana n'ikimenyetso cy'Imana yagushyizeho. Ikimenyetso cya gatatu, ntushobora gusobanura impamvu kuri wowe ibintu byose bikugeraho bikoroheye. Ibintu ukeneye kugeraho mu buryo utazi ubona bisa nkaho byo ubwabyo byikora. Niba ubona ibintu abandi bavunikira kugira ngo bagereho, wowe bikuzaho ku buryo bworoshye. Uko ugerageza gukora ubona woroherwa cyane n'ibyo ukora, no mu gihe wabonaga ko ahari ibyo bintu kuri wowe bidashoboka ugatungurwa n'uko bikunze. Rimwe na rimwe n'abantu barabikubwira ko kuri wowe ibintu bikorohera mu buryo budasanzwe kubigeraho. Igihe ibintu kuri wowe bitungana mu buryo bworoshye, iki gishobora kuba ikimenyetso gisobanutse neza rwose ko washyizweho ikimenyetso n'Imana. Abaroma igice cya 8:28 haravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana ikora byose kugira ngo ibagirire neza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Ibintu byose biri kukugendekera neza kuko wahamagawe n'Imana, waratoranyijwe kandi washyizweho ikimenyetso kubera icyo Imana ikugambiriyeho. Ikimenyetso cya 4, uri umunyamwuka, ubasha kumva Imana neza haba mu ijwi ndetse no mu bimenyetso. Iki gishobora kuba ikimenyetso ko washyizweho ikimenyetso n'Imana igihe wumva amabwiriza y'Imana ajyanye n'ubuzima bwawe ku buryo bworoshye, kandi ukaba ujya ubona ubuyobozi bw'umwuka mu byo ukora. Ibi bigaragaza ko Imana ishishikajwe n'ubuzima bwawe. Imana igufiteho umugambi udasanzwe, iri kukuyobora kugira ngo umugambi gufiteho uzasohore. Ubushobozi bwo kumva Imana no kuyoborwa n'amabwiriza yayo ni ngombwa kugira ngo umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe wuzure, kandi abatoranyijwe n'Imana bose bakeneye iki kintu. Rimwe na rimwe biva no kuri wowe bikajya no kubo mu bana. Uhabwa amagambo yo kubwira abakuzengurutse. Ashobora kuba ari amagambo yo kubakomeza cyangwa ubutumwa burimo amabwiriza yihariye yabo bagomba kugenderaho mu buzima. Kuba umuhanuzi cyangwa umunyamwuka gishobora kuba ikimenyetso ko Imana ishaka kugukoresha kubw'icyubahiro cyayo. Gishobora kandi kuba ikimenyetso ko washyizweho ikimenyetso n'Imana. Bishobora kugaragara mu buryo butandukanye. Ushobora kugira inzozi, ukagira amayerekwa cyangwa ukagira amagambo y'ubuhanuzi mu mutima wawe. Niba ujya wibonaho ibi bintu, gishobora kuba ikimenyetso ko washyizweho ikimenyetso n'Imana. Ikimenyetso cya 5, Imana yagiye kurinda mu makosa menshi wagiye ukora mu buto bwawe. Iyo tukiri bato kenshi dufata imyanzuro imeze nk'ubusazi. Tugenda muri byinshi dushaka guhaza kwifuza kw'imibiri yacu. Ku bantu benshi igihe bari mu myaka ya adolescence bari kure y'Imana. Bagenderaga mu bigare bibajyana kure cyane y'Imana kubera ibyo babagamo. Benshi bisangaga bakora ibintu byinshi bibi bibatera kwicuza. Kuri bamwe nubwo batabaga bitaye ku byo kwizera, nta n'icyo bibwira ku mubano wabo n'Imana, bigaragara nkaho hari imbaraga zababuzaga kwishora mu makosa amwe n'amwe. Nubwo hari byinshi bagiye bagerageza gukora, babiteguye ndetse bafite n'ubushobozi buhagije bwo kubikora, bakagira aho bagera bikanga. Ibyo bintu kubyinjiramo
ikabananira burundu. Muri icyo gihe wenda ukumva ibyo bintu muri wowe urabyanze, ukiyumvamo ko udakwiye kubikora. Ibi bikakubaho utazi impamvu zabyo. Ku bantu bamwe ibi bishobora kuba byari nk'ubusinzi, ibiyobyabwenge cyangwa ubusambanyi. Hari benshi bashobora kuba baragerageje ibi byose bikabananira batazi impamvu, ariko igihe bamaze gukura bakinjira mu kwizera bagahita basobanukirwa ko bwari ubuntu bw'Imana bwagiye bubarinda gukora biriya bintu. Aho kugira ngo bagwe mu gukora biriya byaha wenda bashoboraga no guhuriramo n'ingorane, ahubwo Imana ikabarinda kubyinjiramo kugeza igihe bazasobanukirwa ukuri. Ese ibi byaba byarakubayeho? Ushobora kuba waragerageje kuba mu bigare bikakunanira, cyangwa waragerageje kenshi kunywa ibisindisha ariko ntibigukundire. Ushobora kuba utarigeze usobanukirwa ibyo ari byo kuko wari ukiri muto. Byasaga nk'aho ibyo abandi bakora biboroheye, kuri wowe byagukomereraga. Byasaga nk'aho hari ikiganza kigukurura kigusubiza inyuma ngo utagwa nko mu mwobo, n'ubwo wowe wumvaga ari byo ushaka. Iki gishobora kuba ari uko ufite ikimenyetso cy'Imana kuri wowe. Imana yagushyizeho ikimenyetso kuva mu bwana n'ubwo utari ubizi. Iyo yafashe icyemezo cyo kukurinda amakosa menshi kuko yari ifite umugambi ku buzima bwawe. Mu Itangiriro igice cya 20, igihe Aburahamu yasuhukaga i Gerari, kubera ubwoba yavuze ko Sara ari mushiki we mu cyimbo cyo kuvuga ko ari umugore we, umwami wa Gerari Abimeleki afata Sara ashaka kumugira umugore we. Imana imubonekera mu nzozi iramubwira iti, umeze nk'intumbi kubwo kwenda umugore ufite umugabo. Abimeleki abimenye asaba imbabazi kubwe n'igihugu cye. Ku murongo wa 6 Imana imusubiriza mu nzozi iti, koko nzi yuko ukoze ibyo ufite umutima ukiranutse, kandi nanjye nakubujije kuncumuraho, nicyo cyatumye ntagukundira uncumuraho. Imana yarinze Abimeleki kugira ngo atayicumuraho. Benshi muri twe turabizi ko Imana yadukoreye ibintu nk'ibi ngibi nubwo twari tutarayimenya. Yaturinze kuyicumuraho nubwo twe twabyifuzaga. Ibiganza by'Imana byari kuri twe yewe no mu buto bwacu. Ibi ntabwo dushobora kubyirengagiza. Niba ugeze hano muri iyi video, waba wabonye ibimenyetso bikwereka ko ufite ikimenyetso cy'Imana kuri wowe. Imana yaraguhamagaye kubw'umugambi wayo kandi ifite umuteguro ku buzima bwawe. Ikiganza cy'Imana cyabaye ku buzima bwawe kuva kera. Iki ni igihe cyo kwemera ukayiyegurira, ugafungura umutima wawe kugira ngo wumve ijwi ryayo. Yitege amatwi kandi uyubahe. Ikimenyetso cy'Imana ku buzima bwawe gifite intego, ni ukugira ngo ubeho ubuzima bwo gukorera Imana. Niba wanyuzwe n'ubu butumwa, jya muri comment wandike amena, ushyigikire ijambo ry'Imana. Niba kandi utarakora subscribe, fata akanya gato cyane uyikore. Like yawe ifite imbaraga cyane kuko iratuma ubu butumwa bugera ku bantu benshi, nabo basobanukirwe kuko ibi kubimenya ni ingenzi. Imana iguha umugisha.